to do a list. You plan to fail. You dapanze gutsinda, you dapanze automatic upanga gutsinda. Wabishi. Yuzanga rangewe. Ngewe ncana moteri saa 11. What does it mean gucana moteri? Gucana moteri saa 11 ni ukubyuka ugakanguka. Mwaramutse neza boss wa IBTC. Twishimiye kuba mwihangane y'igitumo tubatunguje. Natwe twebwe turi aba content creators bo mu gihugu cy'u Rwanda, abizi nkanje turaziranye. Naciye hariya iwawe niho wanyigishije, none ibyo dukora twebwe isaha dukora content. Hanyuma ntawe so twecyo dukora muri IBTC niki ni ukwigisha abantu filime nka science. Murabyumva? Kwigisha abantu filime nka science, urumva ku buryo niba ndi hano ugomba kwango kuki ndi kuri kano kantu, ese aka kantu niko gakwiye kwagafuka sinzi cyangwa nijyo kwiye kwamfuka sinzi. Turi mu muhanda ubwo bishatse kuvuga iki muri make? Urakoze kuri icyo kibazo. Nango first of all, are you original? Uri original ku buryo we wumva ko office iba mu mutwe. Office iba mu mutwe. Kuko baravuga ngo if you fail to plan, you plan to fail. Iyo udapanze ibintu byawe by'umuco. So rero mu gihe nka mu gitondo saa 11 naruga nakora ibintu bitinde bya buri munsi bishoboka, narangiza maze gukora ibyo byose nkahita nkora to-do list y'umunsi. Muri to-do list y'umunsi rero haba harimo ibyo abakozi bagomba gukora bo dukorana, ariko ibyinshi baba basanga ari ibintu bihoraho, ariko ari bishyashya byaje mu entrepreneur. Ubwo rero nibyo mpita nkora to-do list nahiza nka decentralization. Aho kudecentraliza mbanzi ko bo dukorana bazi icyo gukora. Ntabwo ari abana batwara amahugurwa menshi, rero Christian ari abantu baciye mu kayunguruzo k'abakozi benshi babanje kudepoza bakora ibizamini, barabaye na job description. Icyo gero ubongerera inshingano. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Mwaramutse neza boss wa IBTC. Twishimiye kuba mwihangane y'igitumo tubatunguje. Natwe twebwe turi aba content creators bo mu gihugu cy'u Rwanda, abizi nkanje turaziranye. Naciye hariya iwawe niho wanyigishije, none ibyo dukora twebwe isaha dukora content. Hanyuma ntawe tugeze neza uri na flexible, uratwemereye ko tuguguhe ubu ngubu ni mu masaha 5 mu Rwanda. Abantu bose hafi aba boss ko bari mu ma office bari umunsi twanganga turi kwa 4 saa 5
ko icyambere turi ku kizuba icya kabiri nturi muri office wambaye ikoti icya gatatu turi mu muhanda ubwo bishatse kuvuga iki muri makeya urakoze kuri icyo kibazo nyango first of all are you original uri original ku buryo we wumva ko office iba mu mutwe kuko baravuga ngo if you fail to plan you plan to fail iyo udapanze ibintu byawe by'umunsi wose nka to do a list you plan to fail iyo udapanze automatic upanga gutsinda wadushije bivuga ngo arangewe njyewe ncana moteri saa 11 what does it mean gucana moteri saa 11 ni ukubyuka ugakanguka so rero buri gihe nkanguka mu gitondo saa 11 naruga nkakora ibintu biri bitinde bya buri munsi bishoboka narangiza maze gukora ibyo byose nkahita nkora to-do list y'umunsi muri to-do list y'umunsi rero haba harimo ibyo abakozi bagomba gukora bo dukorana ariko ibyinshi baba basanga ari ibintu bihoraho ariko ari bishyashya byaje mu entrepreneur ubwo rero nibyo mitangwa to-do list neza nka decentralization aho kudecentraliza mbanzi ko abo dukorana bazi icyo gukora ntabwo ari abana batwara bahaye amahugurwa menshi rero Chris ari abantu baciye mu kayunguruzo k'abakozi benshi babanje kudepoza bakora ibizamini barabahaye na job description icyo gihe ubongerera inshingano zavutse biturutse na task zawe za buri munsi ubwo rero njye nshobora kuba ndi mu muhanda gutya no kugenda uko byanga uko ngenda ariko any kind of idea igitekerezo cyo guhindura ibintu muri ofisi mu kazi ushobora gutukana ariho hose niyo mpamvu ngiye kuba ndi hano ndimo kugenda ariko n'ubundi nta kazi kiza gapfa byongera ibyo nzabongerera ejo niba biri ngombwa okay urakoze ariko iyo myumvire numva isa nkaho itandukanye cyane n'iy'abandi ba boss b'iki gihe kuko kubona ibyo tubiveho gusa twifuza ko baza ayo makuru IBTC mu 2022 mu kwezi kwa 10 ihagaze ite IBTC hari film school niko twende nicyo tuyiziho ni imeze ite muri misi nyine ikintu kiriho what the meaning of IBTC kuko wenda abantu bose ntibazi IBTC cyane ikindi kiriho IBTC zishobora zari nyinshi IBTC ingenzi ya bank hariho IBTC ingenzi yigisha Bibiliya hariho na IBTC yigisha electronic hari ibyo gukora muri motherboard z'ibintu runaka rero bakabona IBTC ifite nickname yitwa Film and Design School ariyo twebwe tuberewe abayobozi so rero IBTC Film School bivuga IBTC d'abord ubwayo bivuga Innovation Business Technology College rikaba ubundi preoccupation majeure cyangwa se ibyo yibandaho cyane ari ukwigisha abantu ibintu bijyanye na filmmaking na graphic design na web design suko tutakwisha n'abapiri ariko twebwe twigisha ururimi ruri digital business literacy twigisha n'abantu ururimi rwa business igezweho iri digital kuko iyo umuntu yize muri IBTC yiga filmmaking par exemple iyo agiye gukora image nk'iyo urimo kumukoresha hari igihe abashaka kuvangamo icon wenda y'umuterankunga kiro kiganiro kandi akaba uwo muntu wenda ari nka Coca-Cola par exemple rero kugira ngo abone logo ya Coca-Cola arabanza kujya kwishaka kuri wenda kuri Google image nayibona arasanga ifite resolution ntoya abanza kongera resolution wenda muri Photoshop urumva rero ibintu tumwigisha biragenda bikazana image ya still picture bikazana image ya motion picture bikazana creating of issue of pixels y'ama pixel none birangira rero umuntu urimo kwiga iwacu akoresheje ururimi digital rw'isi ya none niyo mpamvu muri filmmaking wize filmmaking akoresha motion pictures wize graphic design akoresha muri digital wize website design akoresha muri digital rero nibyo twigisha ese we babasore bawe babona akazi
bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788543002 bitize ukajya ku rubuga wa#ibtcfilmschool.com. ababyumva nyine ubwo mve ko IBTC navuze za Bibiliya za banke electronique twebwe turi IBTC Film and Design School aho twigisha digital business literacy. So bivuze muri by'ukuri hari filime nyarwanda zigenda zisohoka muri iyi minsi, hari ziriya ni filime ni théâtre ni biki namwe nkaba nyiri First of all baravuga ngo film is a life, start to record close story now. Nango film ni ubuzima ngo tangira ngo recording ibikwegera uyu munsi. Rero iyo critique avuga ngo zira film nyarwanda ngo ni théâtre ngo cyangwa ni film, that is a film. Kubera yuko that is if the film is a life, niba film ari ubuzima bakaba tugira inama yo kugira ngo recording closest story, stories zikwegera uyu munsi, that is a film. Yani film none siko nkatwe buriya hari aho zihuriye n'izo filime izo tuzi nka filime izo twakuze twumva nka filime zo muri Hollywood zahe hose ziko tutabona nta hantu biba bihuriye na gake. Okay, nirihe tandukanye ya filime na théâtre? Théâtre nka théâtre nyine, théâtre cyangwa se théâtre urumva théâtre ni content iremwa ariko yakinwa igakinwa yaje ari audio cyane abantu batabireye, bivuze ngo igenda n'ubundi nayo ari nka kuko urumva théâtre mu Kinyarwanda bayita ikinamico, kandi niba bavuga ngo ni ikinamico birangira nyine ikinamico ari ubuzima bubo duhoramo. Urumva n'ubu nawe bitandukanye definition natanze mu kanya ngo film is a life, theater is a life also, kuko ni ikinamico n'ubuzima tubamo buri munsi. Aho ushobora gutandukana n'inkingi nango birangira bibaye urumva ko théâtre ikunda kuza ari amascript yakozwe agakirwa muri studio agahinduka audio, mu gihe film yo is ari motion picture ari amashusho agenda abuje. So rero ndumva théâtre na film it's almost the same but ariko bitandukaniye uburyo bifatwa. Bimwe bifatwa ari audio, ibindi bikaza gufatwa ari amashusho agenda, naho ngo bitandukanye ariko inshingiye ku izina ryitwa ikinamico n'uburyo babikina no kubyuva kumva neza bifite ubuzima nk'ubwo nawe uzi abantu babamo. Nta bitandukanye na film usibye ko ari audio ini ikaba video. Okay, none bitewe n'ahantu filime nyarwanda ubona igeze nakwishimira ko ari nk'umusaruro umwe na umwe mwagizemo uruhari cyangwa mubona byubahiriza amategeko nk'abantu bigisha hari ababikoramo abigirane bagiye banyura bamwe nawe ndabizi banyuze iwanyu banyuze n'ahandi hatandukanye. Ni nk'umusaruro ni nk'ibyo mwishimira nk'umusaruro w'ibyo mwakoze kuko tuzi ko mumaze iminsi mugira mute muri industry ya filime cyane cyane noneho mu rwego rwo kwiyigisha. Icya mbere hari umuntu ubu ngubu turi kuvugana ari bwo bwa mbere muri IBTC, ariko akaba hari amashusho yamaze gukora ndetse wenda anashyire kuri YouTube, ariko uwo muntu ashaka ko yakoze filime muri style y'abamateri idakuje amategeko, ariko nayo yakoze icyitwa filime. Ikiriho ni ikintu kwanga niba ari icyo bita amafestivale atanga ibihembo, abo festival kucyo atanga ibihembo bamwe bakabibona abandi bakabibona. Nongo filimi making yizwe y'ubwayo ni science ibifite amategeko n'amabwiriza ikurikiza. Mu gihe undi muntu wese wakoze filime ariko ataragiye ntabara yarakoze amashusho, ariko amashusho yasize mu bipimo nyabyo bikwiriye bikwiye guhererwa award,
ashobora kutabona award. Kuki atabona award rero? Turabizi neza ko abantu benshi benga inzoga, ariko hakaza nyuma y'igihe runaka ukajya kumva ngo hajemo RSB, Rwanda Standard Board, ngo irangije hano irabakreditinga ngo ibaha ice mark, abandi irangije babwira ngo nimuzamukana ubuziranenge, ariko nimutuzuza bino mu gihe runaka tuzabafungira. Bivuga ngo abantu benshi b'Abanyarwanda bakoze filime, abazikoze crew members, aba cameraman, aba editor, aba sound recordist, aba gaffers, aba acteurs, abantu bose bakaba barabikoze barabyize. Hari amategeko n'amabwiriza bakurikizaga. Ababikoze rero badakurikije amategeko n'amabwiriza nabo bakoze yaji yanywebwa. Ariko ushize mu pimo bya Rwanda Standard Board, Rwanda Standard Board RSB, maybe that ko abo bantu bataba accredited ngo bahabwe S mark. So twecyo dukora muri IBTC niki? Ni ukwigisha abantu filime nka science. Nimara byumva. Kwigisha abantu filime nka science. Urumva ku buryo niba ndi hano ubwo bavuga kuki ndi kuri kano kantu, ese aka kantu niko gakwiye kagafuka sinzi cyangwa nijyo kwiye kwamfuka sinzi? Kubera ko iyo umuntu arimo kureba muri kamera baramo ibintu bibiri. Icyambere iravuga ngo nk'urugero nk'ukoze muri kamera gakoza gushaka kukozamo nuramo urebesheje hano kano kahita bakafocus. None namuka ushatse gukora aho ngiye ndeba mu maso yanjye niho ari bwe focus yawe urimo kureba ino video barabireba. Iyo rero utabyize ntabyo ukora. Ikindi amategeko yo gufata ama image ashingira ahanini mu mategeko ya grammaire, n'itegeko ryitwa Rules of Third, c'est-à-dire itegeko ryitatu. Aho umuntu aba ari mu itegeko ryitatu afite ahantu mutwe ugomba gukata bite na image bamufashe akaba focusinze kuko ishusho focusinga arishukunya. Urumva ibyo bintu byose rero iyo ukoze filime utarabyize ubu byose urabyica. Bivuze ngo ushiduka wasohoye filime ikoca. Ushobora gushyira muri festival niba accredited, niba yiha accreditation, nibahe umuntu wese wayikoze wese nabone ku muntu uhabwa award y'umuedita mwiza, nabone ku muntu award y'umukameraman mwiza, bikorongera no mujye muri festival kumukavamo mutsinze. Urabyumva? Ariko iyo mama arabanjije kwiga mbere cyo bita siroga ivango run before you learn, iga mbere kugera ntabwo ngewe nshaka nzajya mu Bwongereza nkavuga Icyongereza, mwire kuba narakigiye hano n'ibishoboka nkakigira mbere hano. Ariko nishaka kujya kwiga Icyongereza mu Bwongereza, aho kwiga Icyongereza bakigira amapawundi 2,000 hano mu mujyi, kandi Icyongereza ni kimwe ku isi narakigiraga 150. Izo ngaruka zo gushaka kurira indege nkajya mu Bwongereza narabanje kwigira Icyongereza hano bizankoraho. Rero iyo principe no muri filime ngomba gukora run before you learn, iga mbere yo kugera apprendre about the story. C'est-à-dire abantu mbere ko bishobora mu gukora filime bagomba kubanza kwiga, kuko filime iri c'est une science. Uko njye nkora filime niko n'umuntu muri Hollywood ayikora iyo wize amategeko ya grammar of the shot, ukuntu shot zifata. Niyo mpamvu bimaze gusobanura mu kanya bijyanye no kuvuga ngo hano nko cyangwa focusing nka object cyangwa ngiye nka subject niyo ushaka ko focusing. Ese iyo subject cyangwa object bagiye focusing ikurikije amategeko ya grammar y'icyo bita composition ya image. Wabyushije finalement rero impamvu IBTC iro kugira ngo ikosore ibyo bintu byose bikocanye by'abantu bakora filime batarize filime. Ariko nibibuza n'abamateri bandi gukora filime nubwo zitagira aho zigera, icyo akora ifite content imeze nk'ibintu bisa nka comedy. Ushobora gukundwa abantu bagakunda content ibirimo bakabyishimira, ariko ugiye kwijajinga technically y'abantu bayikoze nta wadi wabaho. Nuko nguko. Okay, murakoze cyane.
ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, ntawatekerezaga ko byagera aha ngaha hose. ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.